Aha ni muri rya shuri rero twigiramo gusuka, nongeye kubasuhuza. Uyu munsi nabazaniye modeli nshya bita zigzage. Hari igihe wajya kubona umuntu asutse zigzage ukwibaza se iyi modeli isuku ite? Uyu munsi nabazaniye iyo modeli ngo mbereke ukuntu bayisuka. Ariko ntiwibagirwe ko iyo umuntu agiye gutangira gusuka abanza gutunganya umusatsi w'umukiriya kugira ngo utaza gusobana. Hari igihe unyuzamo agasokozo ugasanga urawusobanyije. Nk'uko nabibabwiye mu masomo yacu ya mbere, uba ugomba n'iki gisokozo mu byo witegurana uba ugomba kugitegura mu masomo yose ufite. Rero ngiye kubereka iyi modeli bita zigzage. Iyi modeli nabanje gutunganya umukiriya, mwambika isume kugira ngo ntaza kumwanduza. Ndabanza ntunganya umusatsi we ndawusokoza kugira ngo ntaza gushyiramo kameshi ka penyetije uwo musatsi ukamubabaza. Rero nabanje gutunganya ibintu byose nditeguye, ubu ngiye gutangira gusuka zigzage. Iyo ugiye gutangira gusuka ubanza gutunganya imisatsi kugira ngo utaza kuza kujya kuyishaka. Akira mfasha. Ubanza gutunganya udusatsi kugira ngo utaza kuza kujya kudushaka wamaze gutangira umukiriya. Nta muntu ujya uhagarikira urunweri ruryamye hagati nyaboneka, utazavuga ngo urasigura urunweri ngo ujye gushaka igisokozo ngo ugaruke wongere urutangire. Bihita biba ngombwa yuko uruhambura rwose ukongera ugatangira bundi bushya. None rero twe tugiye gutangira dusuka ya zigzage yacu. Zigzage rero byose mu bintu byose bisukwa hakenerwa umurongo. Nyaboneka niba utariga umurongo subira mu ishuri wongere wiga umurongo, kubera ko urabona uku kuntu basuka na zigzage. Iyo ugiye kuyisuka ubanza guca umurongo uca nawe ubwawe uba uteye nka zigzage, ukongera ukandika rimwe ujyana ibumoso. Wabibonye? Wandika rimwe ujyanye ibumoso. N'ubundi urunweri rwawe ruba rumeze nka ya mpande eshatu twabanje kwiga cya gihe. Urayibuka? Rero iyo urimo uca umurongo wa zigzage n'ubundi ukora mpande eshatu. Wandika rimwe ujyana ibumoso, uwo niwo murongo wa zigzage. Wabibonye? Wabonye? Nyaboneka dore umurongo wa zigzage. Wawubonye? Nawe ubwawo uba ukoze nka zigzage. Wabibonye? N'umurongo ubwawo uba ukoze nka zigzage. Urabanza ukawutunganya neza kugira ngo umurongo wawe uze kuza ukeye. Wabibonye? Noneho rero tugiye gutangira dusuke ya modeli yacu ya zigzage. Tugiye gusuka urunweri rwa zigzage. Wajyaga urubona ukabona ni modeli igoye cyane, ariko noneho Clarisse TV official yabyoroheje, agiye kukwigisha zigzage. Wajyaga urota wayisutse, noneho inzozi zawe zibaye impamo. Uyu munsi turasuka penso ariko ifite zigzage, ikoze nka zigzage. Wabibonye? Tugiye kungaho akamenshi. Twatangije akamenshi gato, ariko urunweri ruba rugomba kugenda ruba runini. Utu dutoki tubiri nitwo duhita dufatamo kugira ngo ubashe kugenda wungaho n'ayandi mamenshi ugeze ku rugero umukiriya yagusabye. Niba yagusabye urunweri runini, niba yagusabye rutoya, ugomba kugenda wunga ukagezaho yakubwiye.
rero umukiriya wanjye yambwiye ko ngomba gusuka utunweri duto tw'utuzigizagi. Yewe nakomeje ntabwo ndi busubire kugenda nungaho. Za nzozi zawe zo kumenya zigizage zibaye impamo. Wabibonye? Wabonye uko ya mpande eshatu ikoze, nawe niko ugomba kugenda. Wibuke ko ari kwa Clarisse TV Official. Ubaye utarakora subscribe, ikore nyaboneka, n'inkunga ikomeye. Kandi rero bibaye na ngombwa ko ushaka kuza kwiga, mfite ishuri ryiza umuntu yigiramo gusuka amezi 2 uba warangije kuba umusutsi. Hamagara kuri 0788 42 5014. Haba ushaka kwisukisha, haba ushaka kwiga, byose bizakemuka kwa Clarisse TV Official, niho bigaragarira. Wabibonye? Wajyaga wibaza se zigizage banyura he, bajya he, bigenda gute? Ngayo nguko rero, dore aho banyura ngaha ni kwa Clarisse TV Official. Ukareba ino video ukayisangiza bagenzi bawe, hanyuma ugasuka izi modeli nziza zose uko nagiye nzikwereka. Wabibonye? Wabonye inzira uzanyuramo ukamenya gusuka? Nta handi ni kwa Clarisse TV Official. Ushobora kuba nawe wari umusutsi ariko hari modeli utazi muri izi ngizi. Nyaboneka nyarukira kwa Clarisse TV Official wige amamodeli atandukanye. Wabibonye? Dore rero akanweri bibaye ngombwa ko gasobana. Ahangaha niho hahandi uhita wifashisha wa mukasi twavuze ko ugomba kuba wiyegereje. Dore nguyu usiba gukata umusatsi w'umuntu, ariko uko byakagenda kose ugasobanura rwa runweri rwawe. Aka niko kakamaro ko kwiyegereza ibikoresho. Ubu nari kurekura urunweri bikaba ngombwa ko ngenda nkajya gushaka umukasi, ariko nawiyegereje n'umusutsi mwiza. Nawiyegereje kugira ngo urunweri niruza kunsobaniraho cyangwa bikagira ukundi kuntu bigenda, mbashe kwitabara hakiri kare. Nyaboneka utazibagirwa ibikoresho bikakuyobera. Wabonye ya modeli nziza bita zigzage? Wajya guyikora ukabona biranze, ugaca umurongo ukabona biranze. Byoroshye noneho ubu ngubu ni zigzage. Wabonye ko urunweri rwabaye nka zigzage? Ngiye guca umurongo w'urundi runweri rwa kabiri nkwereke. Nubwo nta rusuka ariko uraba wabonye inzira yo gusuka zigzage. Wabibonye? Wabonye uko duca wa murongo tugendeye kuri rwa runweri twasutse bwa mbere. Wabonye? 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 Bisaba guca umurongo mwiza ukoze nk'uko ushaka gukora urunweri. Wabibonye? Aha rero nashakaga kubigisha uko zigzage isukwa, uko baca umurongo wa zigzage. Wabibonye uko bimeze? Nundi urunweri rwawe rwabaye nka zigzage.
wabibonye, ugenda ukurikiza gahunda ya rwa runyweri wasutse bwa mbere, wabonye ni mpande 3 usuka, ukagenda ukurikiza uko bisukwa, hanyuma ugasuka zigzag. Wabibonye? Rero naho ubutaha, uyu munsi ninabazaniye iri somo rya zigzag. Ntago mwishimye? Ninabazaniye rino somo kugira ngo mwishime. Wajya kubona zigzag ukibaza ngo isukwite bigenda gute. Uyu munsi nagushyize igorora, nakuzaniye ya zigzag ngo umenye uko isukwa. Naho ubutaha rero, kanda subscribe cyangwa se ubwire na bagenzi bawe bakande. Hari bagenzi bawe bashaka kwiga ariko batazi ahantu byahera. Rero nibakande subscribe, hanyuma batangire babone uko amasomo agenda akurikirana. Kandi hari n'ishuri mfite ryigisha gusuka, ryitwa Right. Hanyuma ukaza ugakurikirana amasomo uko agenda akurikirana. Ushobora kwigira kuri channel cyangwa ukaza tukagushyira mu ishuri utwegereye ukiga. Yitwa Right School, ukaza ukigana natwe utwegereye tugasuka neza. Naho ubutaha.